byaranze, nakingaburira byaranze, kuko k'uyu mugore zakomeza ubu buzima bizagenda gute koko? Turakazu karenda kungwaho ntakigenda, si ubundi umugore n'abana koko. Ariko ubu nubwo nshaje kugira ngo ubuzima ntibuzahinduka, imbere hari ubundi buzima, nanjye nzaba umusirimu. Ese umugore yatetse? Umugore umaze iminsi anjyara, ubu wasanga rwose munda naripfuye. Madamu watetse? Ako se wa mugabo urwanira n'abana n'ibiryo ko wa mugabo wirukankana ibiryo n'abana, abana banjye batariye. Abana banjye bakeneye kurya. Madamu reka nkoreho dukeya ariko. Abana bangiye. Abana banjye bari bafite inzara nyabu. Ise yarabitwaye byose abimaze. Yemwe. Ego mana yanjye. Ko tuzaba mu buzima bwo gucuranya ibiryo gusa. Ubu se ko nshimye abandi batatu bagiye. Nkaba narababuze aba batatu bo. Nibyo nsigaye neka ntibibahaza. Na saraza bakarubirwanira. Ni ukuri wa mana witabara. Duhindurira amateka. Basi duhindura ibyo kure. Inzara igiye kuzatwica. Undi ibi ni iby'abakobwa. Rero ntabwo napfa kubishobora neza. Urabona ibirahu ntabwo ngiye nabishobora. Kuko ugomba kubyimenyereza. Ndabona rwose mwarabimenye. Rwose nk'uko nabatoje koze byombo, mwarangiza mugahanagura, tukabiraho byumutse. Nta kibazo. Ubwo nimurangiza mubishyire mu kabati kacu. Sibyo kandi mwakoze cyane. Rero natakubeshya. Ibi simbizi neza. Oya ugomba kubyitoza. Ubwo se ubaye uri umuntu w'umusore. Ukaba wenyine wabigenza. Ubundi cyane bari abahungu bo ku ishuri nibo bantinege. Umwana atozwa ubundi akiri muto. Bagira inama bakambwira ati ngibyo ntikorwa n'abakobwa waba uri idage. Oya ubwo se umubyeyi wawe yarakubyaye yarababyaye muri abahungu gusa. Urumva ubundi tugomba Bibiliya iravuga ngo wamunyabutewe usanga ikimonyo. None ikimonyo kikurusha ubwenge. Kirakora kikizigamira kigahunika ibyo kizarya mu mpeshyi. Namwe rero abana batozwa kare. Ubwo se udafite mushiki wawe cyangwa udafite mama wawe wabigenza ute? Ugakora wenyine. Ariko nabyo nibyo. Umugore ahubwo abahungu bo kushaka mu nabo mugomba kubiyashyiramo ntibakabera imizigo ku babyeyi babo. Wowe ufasha mushiki wawe. Sibyo?
kujya unyerekera pe ibi ntabwo bimenyereye neza ntabwo nabishobora ariko n'ubundi ntabwo uyize yabura gufata ujye umfasha wenda ntanabimenya ntawamenya ariko uzajya ujye umfasha urugero urabona ahangaha iki nicyo nogeje ako ntabwo si kimeze n'iki neza reba icyakora kimeze kureba icyanjye ntabwo nyine cyabyenza gute ufata gutya ese kiriya kivuye ndagisanga yora ujye kwiteretera uriya mugore ko nabonye ari mwiza ubundi muvuye muri aryana umugore mwiza gute ariko nanjye igihe icyo ari cyo cyose nzamurya arabeshyera ubusa nzamurya Imana yaduhinduriye amateka da yewe tuba dukwiriye kuyishima mu byiza no mu bibi ariko se kiriya gihungu ngo ni miyori nubwo ari ni bogari ngo kirashaka kuza gutereta da umugabo wanjye wambyaje 6 yewe cyakoze naza afite amafaranga nzayarya njye n'umugabo wanjye twiteze imbere gishukashuke ngo ndagikunda kandi ndagikunda kirareba ino nzobe yanjye mfite yarangiza ngo kije gutereta cya kivuye kiraharira ukanukira umugabo ngo ni ikivi sori mabuja wa mugabo arahari umugabo wanjye ntawe uhari yagiye mu kazi ko nagushakaga buriya umugabo wanjye se nta nubwo mujya munasuhuza n'abantu suhuza ariko mwiza buriya hoya ntukaze unkoraho gutyo umenye ko ndi umugore w'umugabo kandi wiyubashye erega biragaragara ese kubukoraho ari ikintu ugira ngo biba bitwaye uri kureba akaboko mfite se ngese wakarebye ngese gafite nawe ndagafite sha ariko buriya uriya mugabo wawe murakora akahe kazi umugabo wanjye urashaka kumuha akazi nagira ngo murangire akazi ahantu ibyo nta kibazo yahicara ubanza umbwira ako kazi ugiye guha umugabo wanjye biraterwa n'ako akora ubabanza umbwira akazi akora umugabo wanjye akazi kose aragakora nagira ngo murangire ahantu akazi ko kujya ayobora abakozi batonda ibishingwe 7,000 ku kwezi akajya bityo ariko nawe nzakurangira akazi oya ahubwo twese turangira akazi tujye dusiga urugo turukinze kuko abana bacu ubungu basigaye biga oya gusiga mukinze urugo ntabwo ari byiza buriya umugabo wa turi n'inshuti asanga yaragufasha ariko uzi ko n'umugabo wanjye atajya atinyuka kumfata gutyo burya se ibigaragara rega abagabo b'ibigwari babaho oya gusa ubwo urumva hari ikibazo ufite oya umugabo wanjye ntabwo yigeze amenyereza kumfata gutyo nawe ushaka kubimenyereza se ese ko n'ubundi ko atamenyereye no gukora akazi akaba agiye kumenyera kugakora ibyo nta kintu bitwaye ahubwo nyegera neza we uya umugabo wanjye yarahari niwe wari kuza kwamfungira abana njye nabo baba bagiye kumwumva mwana we ave kubipfundika uko mbonye barangize gutya be ntoranya n'umuceri naza wenda basanga binahiye ntabwo mbizi ariko mbega ko atari butini dusigaye turya umuceri twararyaga kivuvu yewe nakure habaho imana itakura umuntu bwarahindutse nambara agapira gasa neza nubwo nshaje umugore wanjye ntakuntu imana itagize sigaye anyubaha bwarahindutse byabaye byiza mama wanjye noneho asigaye ankunda nagakinywera ibyo yanyweraga mbere njya nicara nkibuka ukuntu umugore wanjye yamirikaga ntabwo nari nzi yuko ubuzima bwahinduka
nanjye dore bwarahindutse rwose iminsi mike nkazana inda ndi umuntu w'umusaza bwaragerageje rwose nubwo dushaje neza. ni karibu umutware wanjye. Uzite mugore wanjye. yewe urugendo rwagenze gute? Urugendo rwari rwiza. Biba bigoranye. nuko ariko ubwo igarutse amahoro ntacyo bitwaye umutware Ndahari wanjye. no kuri mugore mwiza. dore agatebe rero Nta kintu Imana itakoze. urabona Ubuzima bwarahindutse, ubuzima si bwari bwa bundi. Aha. Ariko madamu, uribuka turya uyo abana bayirwanira? ndabyibuka none dore turi kurya umuceri. Reka ngufashe gutoranya madamu wanjye. ariko utoranye neza amaso y'abasaza ndabizi. Arega wa mubyeyi wa mudamu wanjye nubwo nshaje naragerageje. ntawe uhakana ko utagerageje do nura ko wari ukirimo amabuye do wayabonye Ntago mba mbireba. nyine amaso yawe nta do yego ntiwongere gukoramo ahubwo wowe wicara uruhuke ntambwire n'andi makuru y'uyu munsi uko byagenze. Aho se buriya madamu mufite amakuru afatika. Buriya byandi wajya gutsaba kera tukiri abakene ngo tujye kuboneza. wabitekereje? Nabitekereje. Tuzajye kuboneza cyane. Cyangwa nurangiza guteka tugende. nabwo nta kibazo mutware wawe. Madamu nurangiza gushyiramo umuceri mu nkono urajya si ubona ko amazi agiye gushya se? reka nshyireho uno muceri vuba vuba ubundi turawusiga nadashyiraho amakara makeya ntabwo biri butinde. icya mbere se kuba burya ari ubwumvikane mutware wanjye kandi twari twabyumvikanye. Arega madamu gira vuba nanjye reka mfate ka gakoni kanjye nze tugende. Gira vuba rwose nanjye dore ngiye kurangiza kwambara. gira bwangu njye shyiramo nanjye ngiye gusoza kwambara nze tugende dore hano mu cyumba ngiye kubirangiza rwose. yego ubundi se madamu warangije ngo tugende? hasigaye gushyiramo amavuta mutware wanjye. Madamu gira vuba dore nanjye ngiye gusoza kwambara rwose. Gira vuba. hasigaye turya umuceri urimo amavuta. Arega madamu nta kuntu Imana itakoze. Ubuzima si ubu. Ubuzima si bwari buriya bwonyine. Ubuzima bwarahindutse madamu. Mutware wa twagiye. Bino mfungire no musatsi tugende. Urarangiza kandi ndabivamo ibintu byo kujya wajya ngo nugukora iki? Bino mfungire imisatsi tugende kuboneza. Bikore rwose tugende. Banguka niwe Ndaje wambwiye ngo njye kwisukisha ibintu. Ariko se madamu ubuzima bwarahindutse ariko ntukajye. Ariko ubuzima si ubu si bwari buriya gusa madamu. Se wambwiye ngo ninjye kubaho nk'abasimu. Tugomba kuba abasimu ubuzima bwarahindutse. Akira mfungira kandi mfungire neza. Akira n'ibifungire. Ibi ni ibiki se madamu? Fungira imisatsi se. Madamu ibi ni ibiki noneho? Fungira ne wambwiye ngo bisumbanye kwa kundi se. oya bifunge neza n'ubusumbanye. Madamu kakayanda sigaye nziguhata nawe ntabwo kinyirika inyuma y'urugo. Ariko madamu ubuzima bwarahindutse. ese cyagiye ko nta gafaranga nkabonaga bari abana bagiye kuzandira mu nzu njyenyine udusiga ugira ute? Madamu rero ubuzima si bwari buriya gusa. Dore natwe ubuzima bwarahindutse. Dore ndabirangije gira vuba tugende madamu. Ariko ntacyo nazagukora kuko ubuzima bwarahindutse. ndumva wakomeza ugakora mu mutwe. Ayiwe mutware wanjye. Karabe madamu reka tujye muri bya bindi byawe. Bya bindi byagereyo. Reka tugere madamu tujye kwa muganga rwose. ariko umugabo wanjye urashaje. Oya ariko nubwo nshaje nagerageje madamu. Ariko ubuzima twaciye mutsunika munsi y'urugo. gusa ndabona wambaye neza uko wabaye agasore. ubu noneho najya kureba kandi ahubwo bazakwiba. nugucunga neza batazakunyura. bantwara tu. Reka madamu dore nabaye agasore. nugucungira hafi. Uracunga gato bahite bantwara rwose. bahita bakunyangura pe. mutware wanjye. Karabe mugore mwiza nkunda muza ku mutima. neza Amazi. bazakuntwara. Azi yuko none kora hano wumve.
amatuza nabayije hano dore ninde nayigiye nayo iri hafi kuza madamu reka ubuzima si buriya kwari reba kano gapantaro none akaguru karaje madamu nsigaye ndyoshye n'akabako nabayije ahubwo kora aho gacya batakundwara batakundwara wabona wibuke nibuke iki madamu twarasezeranye nuzanaho ibintu byo kumbwira ngo baragutwaye ntabwo tuzabyemera nundakaza nzagenda ujya hehe ntugire ngo nuko unjyanye hari n'igihe nagera hariya ngahita ni ukugufata nk'amata yereka twabaye bora abagabo muri iyi minsi ariko rero ibi ntabwo dore ya nshuti yanjye nawe neza sha nsigaye narakize tugende ngugurira kuma rwose aya mutware wanjye ntabwo wibuka reka turebe narakize rwose ntabwo wibuka tugende nkutema uranamo tugende ujye kunamo oya ngwino ngiye kugutema ku toka uba nsimvuje amafaranga n'icyuma mwana uzi ko nta bandi bibiri sirimu koko aha kanisubirire nanjye reka nagereze Kayitesi azanyane kuboneza umugabo wanjye se ko twajyanye akankatira mu nzira abonye abandi bagabo bagenzi be kamutegereze nubwo mbona amasaha yambwiye mbona ageze ariko ndabizi ko atajya yica gahunda mu kanya arabaje umugoroba urageze njye kureba Clarissa ngire mujyane kwa muganga hakiri kare isaha umugabo waba ataraza n'uriya muganga twari twabivuganyeho karatugirira vuba noneho umugabo akaza asanga byarangiye ku buryo atazanabirabukwa yego Kayite ni karibu meze ute yewe ndaho ntumbwire ko nagutindiye muvandi wantindiye dore nuko nyine nakundi
ariko rero usanze niteguye ntacyo tugende hakiri kare aze gusanga twavugiye niko uburyo bimeze atari bwanabimenye ntabwo wajya uhora ubyara buri munsi bwaba ari n'ubugoryi muri iri terambere tugezemo ntabwo agafishi nabishobora ndagatwara njye kukakubikira ariko wabitunganyije warangije cyane ubundi umureke rwose ubundi agomeza akina isesere bucya kimwe agiye gusebereza mu nzira we uzi urumva wabivamo noneho agiye no gutaha ataha bwije burya nawe nzi ko yanaje kare oya yatashye bwije ase wa mugabo ntiyagiye agiye no kumugurira n'inzoga aha umva niyo mpamvu nawe ugomba gufata ingamba abana 5 ni benshi reba bamwe baragiye kubera kubura ibyo kurya noneho muje gukirira hagarutse bamwe banini baraza ahubwo se uri kuvuga ngo 5 ntabwo wibuka ko hari n'undi twari twarabuze nawe yaragarutse nk'abana 7 yego niyo mpamvu ugomba gushyiramo ingufu tukagenda aha ahubwo urabona tutagiye kuboneza urubyaro twarajyanye ukarenza mu nzira bigendera n'ubundi abagabo nk'aba ngaba niko bamera uretse uzaba ureba nta mpamvu ugera mu rugo uvugane n'umugore wawe umubwireho izo nzoga wazinyweye ariko uvuge ko ari njye wagutayemo akantu ejo nanjye nzagutamo akantu musaza yego bahita nigira iwanjye genda naho ejo ndi kuguta nuko rero ubu nzanabyibuha se ndenga ahangaha iki nta makuru ufite wowe wenda nari maze kugira kabiri ho gake nagize abana 3 narakubanye narabaye nk'igice nabasha no kwigurira agatenge ariko rero sigaye nzi kwambara ipantaro wabonye agapira ariko ukuntu usigaye meze umva mu minsi mike urabura none umva ndaba nakanyaga kandi umwana wanjye arakura neza nta kibazo kubera iki kuboneza urubyaro ni byiza muvandi umugore yarangiza imbwa rwose uriya mugore w'icyohe yarangiza imbwa se kuki ubuzima bwarahina ntabwo bikiri na mbere uriya mugore w'icyohe koko akugize imbata njyewe umugore ansuzugure mwinywera byeri twinywera byeri dore iyanjye yenda no gushiramo tukanamo tunywa byeri twarabaye abasinzi tugenda reba nk'ukuntu ese buri mugore yabonaga aranjyana hehe uriya mugore wawe yakugize icyohe kandi twarabaye abasinzi ubu ni ubuzima rwose ndabyibuka umugore anumwe nyikoresha ibikori gusa azankora yese kandi dusigaye twinywera ibi abashaka tuba twanasinze byeri ndakwemera kaka kabarini n'agasirimu mbega byeri ikonje buriya rero umwigiye umutwe agashinge k'amezi 3 ukoresheje ntazajya amenya ngo ni ibiki reka ubwo ari igihe azagera ngo waracuze ubu se ubu ngubu ubwo umugabo nk'uri utamwigiye umutwe akomeza akagufata umutwe twitahira agafishi ndagenda nkakubikire neza amezi 3 nazajya agera wibagiwe nzajya nkwibutsa ubundi akaboko karanjye ariko umva ugomba gusheza ugomba kwigira nk'umuntu nta cyabaye nta kantu kugira ngo atagukeka yewe kubyumva aho urubyaro rwawe rungeze nari maze ubwo nyine hari ukuntu abantu bibagirwa vuba wenda ubwonye bibagirwa vuba ni kazi kawe urumva ubwo rero tugize amahirwe dusanze ataragera no mu rugo urumva reka ntahe rero nanjye ngira ibyo njya gukemura mu rugo tugize amahirwe ikibazo kirakemutse ariko koraho wumva kameze harimo uzi ko wagira ngo harimo bakahita habyimba urumva ko hahise habyimba kariya gashinge niko kamera ariko ntacyo karagutwara humura urumva nta kindi kibazo kajya kagira habe nama ngeze siko nkoresha